hasohotse amakuru avuga ko guhera ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu muri mwaka turimo 2026 Pi Network igomba gukora impinduka mu bijyanye na smart contract kugira ngo twegere nyine intambwe y'ikoreshwa rya application muri Pi Network. Ni bisanzwe mu mwaka washize guhera mu kwezi kwa 8 hatangiye kubakwa ama application agiye atandukanye kandi akomeye arimo ayagiye atsinda mukagenda munayamenya arimo Omenda, Pay with P n'andi menshi hatandukanye. Aya ma application rero nyuma yuko aba developer bayubatse akenera ikintu kimwe kijyanye nyine na smart contract. Ushobora kuba utarisobanukiwe neza, ni nayo mpamvu tugiye kubyibandaho muri iki kiganiro cya none. Guhaye ikaze hano ni kuri Rugwiro Pozone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tukaba tubirebera hamwe kugira ngo twongere ubumenyi, twinjire mu isi ya Web3 maze tubibyaze umusaruro. Reka duhere mu kijyanye no gusobanura smart contract nk'ibisanzwe kugira ngo abenshi bo turi kujyana babashe gusobanukirwa ibyo ari byo. Smart contract ni program cyangwa se ni akamashini gashobora kuba gacuruza ibicuruzwa, niko twavuga mu magambo yoroshye, ariko ni program ikorera kuri blockchain ikabikora ibi bitandukanye. Niba usabye ibicuruzwa yita yemeza ubwishyu bwawe, hanyuma icyo waguze kigahita kigera ku mukiriya automatically. Nta muguzi ujya hagati y'umugurisha agambiriye gukuramo komisiyo, ahubwo ugurisha ahita yihurira n'umuguzi ako kanya. Nta kubeshyanya bibaho kubera ko ibyo mukoze byose nyine byandika kuri smart contract, nta gushakishiriza kuri system ko hari byinshi bitagenze neza kubera ko smart contract ya proving ibikorwa mukoze mu gihe gitoya. Ni nkaho nyine dushobora kuyita nko twari tubihuza haruguru machine igurisha ibintu cyangwa se izitwa vending machine cyangwa se robot ikora akazi itaruhuka mu masaha 28 iminsi 7 kuri 7 kugira ngo abakeneye service bazihabwe ku murongo. Noneho ushobora kwibaza uti kuki ibingibi byaba ari byiza kuri Pi Network cyangwa se kuki bitegerejwe kuba byagerwaho, bishobora gufasha iki? Blockchain nyinshi nka Ethereum zatangiye zifite smart contract ariko zagiye zihura n'ibibazo bitandukanye, harimo nko kuba abantu bayikoresha benshi basaba service hakazamo ibikorwa bijyanye na pending cyangwa se gutegereza igihe kirekire. Nta ecosystem ihagije bari bafite, app nyinshi ntizigeze zikoreshwa cyane mu bikorwa bari baziteguriye kuba zakora. Pi yo yabanje kubaka ibintu mu buryo butandukanye kubera ko nubundi yaje nyuma y'iyi mishinga nka Ethereum cyangwa se Bitcoin yari yamaze kubona kare ibyo iyi mishinga yaciyemo byayigoye, maze Pi banza kubaka community, abantu nyine bashobora kuba bakora ibikorwa byinshi bitandukanye Pi ishobora kubagezaho. Yubaka tools ari byo dusangamo wallet, browser ndetse na SDK. Yubaka kandi app zibanze ziriya zubatswe n'aba developer, hanyuma ubu ngubu izakurikizaho smart contract kuba yayivugurura. Ibi bivuze ko Pi ishobora kuba yitegura nyine kuba yakoreshwa mu buryo buri utility. Reka tubishyire mu buryo bworoshye kugira ngo bashe kubyumva. Smart contract kuri blockchain ifatwa nka engine, mu gihe project nka Pi Network ishobora gufatwa nyine nk'ikinyabiziga gikeneye nyine imbaraga za engine kugira ngo kibashe kuba cyakora ibisanzwe bikorwa nyine n'ibyo binyabiziga. No kuvuga ngo ntabwo hashobora kubaho service zitangwa muri Pi Network smart contract itameze neza cyangwa se itavuguruye muri rusange. Niyo mpamvu tugiye gukomereza ku kijyanye na protocol 20 dusobanukirwa icyo yazanye muri Pi Network. Pi kwa team yemeje ko hashyizweho fondation ya smart contract, hanyuma abashwa kubaka byinshi bitandukanye, app zishobora gukora login yuzuye kuri blockchain. Ibyo byashingiwe kuri protocol version ya 20, kandi hazaho ikijyanye na automation ishobora kubara amafaranga yinjiye kuri blockchain muri rusange, ariko ntabwo byose bizahita bisohokera icyarimwe, ibintu byose ni gake gake. Ushobora kwibaza uti kuki bari gukora gahoro gahoro cyangwa se kubera iki batabyihutisha muri rusange. Muri crypto amakosa make hashobora guteza ibi bikurikira: kwibwa amafaranga cyangwa se gukurwaho icyizere, system ikagenda gake. Niyo mpamvu Pi iri gukoresha uburyo bujyanye na audit, gusuzuma code, kijyanye na community review, testnet, mainnet. Ibi ngibi rero ntago ari ubukererwe, ni risk management, n'uburyo bifashisha nyine kugira ngo babashe
kumanaginga ibijyanye n'ibibazo abanyamuryango cyangwa se abapiyoniye bashobora guhuriramo nabyo. Reka turebe impact ijyanye na ecosystem kuri smart contract. Iyo smart contract zikora neza, ibintu bikurikira bishobora kugenda neza. Hashobora kubaho ibijyanye na automatic payment, ni ukuvuga ngo hari ama application menshi mwagiye mubona yanditse cyangwa se yemeza akakora ibijyanye no gucuruza wenda nk'imodoka cyangwa se ibindi bicuruzwa muri rusange. Mu gihe cyose wishyuye rero smart contract ikwemerera ko amafaranga utanze agenda mu buryo buri automatic, ako kanya agahita ava kuri wallet yawe akajya kuri wallet wishyuriyeho. Hari kandi ikijyanye no kwirinda escrow, kurinda abajya hagati y'ubucuruzi bashobora no kuba babeshya ku nyungu zabo bwite. Hashobora kandi guhita hatangizwa icyitwa NFTs, kandi hashobora gukoreshwa Pi mu gukora subscription wenda nk'iya internet n'ibindi bitandukanye. Game zishyurwa kugira ngo zikinwe ariko zikishyurwa mu mapayi. Hakaza kandi ibijyanye na lending and borrowing. Ibi byose rero bituma Pi iva kuri coin gusa yo kubika, ahubwo higahinduka economy system. Ahangaha ushobora guhita wumva ko nawe harimo ikindi cyiciro ushobora kumva cyaba gishimishije bunambwe Pi network yabigiye gutera. Ikigaragara cyo nuko iyi project iracyafite byinshi irimo kubaka. Smart contract nziza izana aba developer bubaka ama application, maze aba developer bagatuma abantu bakoresha Pi kurushaho. Abantu iyo bakoresheje Pi kurushaho, value ya network irazamuka. Iyo value ya network yazamutse rero, aba developer baba benshi bagatangira gukora byinshi bitandukanye. Ibi ngibi bigakomeza gutyo bikaba uruhererekane rwo kubaka ecosystem ya Pi yizewe. Niki gituma ibi bishobora gutsinda igihe byaba bigeze kuri Pi? Abantu barenga miliyoni 60 bamaze gukora KYC. Pi browser irahari ndetse na wallet irakora. App zatangiye gushyirwa nyine muri ecosystem nyinshi mwagiye muzibona. Open network yamaze gutangira ahagana ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025. Ibi ngibi rero ni ibintu blockchain nyinshi zitigeze zibona mbere, cyane ko Pi nayo ibi ngibi bikesha kuba yaraje nyuma yindi mishinga yabanje guca mu bibazo bitandukanye. Ariko reka turebe really balanced cyangwa se tubishyize ku munzani. Nubwo iba ari byiza, hari challenge. Hari ikintu duhora tugarukaho cyangwa se dukunda kuganiraho kijyanye na adoption y'izo apps igomba kubaho. No kuvuga ngo aba developer nyuma yo kubaka ama application hagomba kuza abashoramari bafite amafaranga bagomba guhitamo gukoresha ama application kugira ngo Pi ibashe kuba yakoreshwa mu buzima busanzwe. Aba developer rero bagomba kubyitabira cyane bakubaka ama application. Ibi ngibi byo byarakozwe. Security igomba kuba iri hejuru cyane, ni habe hari umuntu kibura Pi ze mu buryo bw'amaherere. Ibi kandi bishobora kujyana n'ibyitwa regulation zishobora kugira impact. Ibi ngibi nibigenda neza, Pi zaba iri kugana ku gice cya utility. Igihe cyashyizweho ni tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu. Ntabwo ari igihuha cyangwa se hype, ni starting point ya programmable economy kuri Pi network. White paper ntabwo ikiri inzozi. Iyo urebye kuri project ya Pi network ibyo bagenda bubaka kuri roadmap yabo bigenda byigaragaza. Noneho hagenda harushaho kugenda neza cyangwa se bishyirwa ku yindi ntera mu gihe abapiyoniye barushaho gusobanukirwa ibijyanye na blockchain. Ikibazo dushobora guhita dusigarana hangaha ni iyihe application wewe wifuza kubona yageze ku nsinzi cyangwa se yashyizwe kuri mainnet. Ese kuri wowe usanze hariho marketplace, hari ahahuriza hamwe abapiyoniye bari guhaha ibicuruzwa, hakaba hari application ibahuza, wakenera nko kugura umupira, wakenera nko kugura telefone n'ibindi bitandukanye, iyo marketplace ikaba ihari. Ese ni ibijyanye na gaming, kuba hari ahantu wakina imikino ariko ukishyura Pi. Ese ni ibijyanye na saving and reading. Ibi ngibi byo Pi nabikeneye cyane. Bijyanye na saving and lending mu gihe cyose taratsinda iki cyiciro haracyari urugendo rukomeye cyane, kubera ko muri economy y'amafaranga abikwa wenda tuvuge ngo hari igiciro gihari nyine cya Pi abantu bashobora kuba batemerewe kurenza ku munsi. So niba wemerewe wenda 0.5 ku munsi, izindi ziracyabitse mu mapayi. Icyo kijyanye na saving rero
payi yaba imaze kugitsinda muri rusange. Byinshi bitandukanye ushobora kwifuza ibijyanye no kuba haba imikino nyine isapotinga payi cyangwa se yishyurwamo payi kugira ngo ukine, kuba haboneka application igurirwaho amatike y'ingendo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ushobora kuza gukomeza gusangiza ibitekerezo byawe abadukurikiye kugira ngo turusheho kungura ubumenyi. Ni nako nsoza ikiganiro rero, reka nizere ko tuzahura mu bindi biganiro turushaho kugutegurira. Wakoze cyane kutwumva, Imana ikurinde.